Of twamaje no kubabona ukomeze cameraman ntibakubone ugendane nanjye ubazuminge neza. Hara ni mu iduka ry'imyenda kwa Nayiponi muri rusange. Cameraman bankururire neza kugira ngo bataza kukubona. Hanyuma icyo usabwa muri rusange urasabwa ko na subscribe, like, share ndetse na comment muri rusange kugira ngo ukomeze ukurikire ibiganiro byacu muri rusange. Cameraman zamuka haruguru kunze na Kigali. Odiapa Cameraman genda surprise ariko nose mani ndukuzanye hano kuki utatu Kigali 250 nasaro bisiko tura ngayibaza ndashaka kumenya umuntu wagwamagaye ahantu uyu muntu muraziranye nyine naje gutembereza sheri umwereka umudesign w'inyambika afite isabukuru ejo bundi nagira ngo nyine mugurire ariko nezera ko dukomeza dushyiraho kamera nta kibazo. Ntaro nayo ibigura ibihumbi 12. Abakurikiye Kigali 250 mwumve muze kureba fagitire Kaganga za kwambara. baje bandimiye byatari Nuwawe ntacyo be. nuwanje do Si boxa iba azo uri akunzwe nawe no asubamba bari none si ipantaro n'ishati. none se uzambara ipantaro yonyine n'ishati yes ibazora akimara kumpa urukundo nahise numva ibyanjye byose mbimuhaye. Mugafukamwa basi kavanemo banakureba ariko akimara kumpa urukundo nahise numva ibyanjye byose mbimuhaye. Numva rero kuba navuga ngo nje kumushopingira kwa Napole ni ibintu nyine nateguye. Navuze ati ku munsi w'isabukuru yiwe ntawemerewe gutungura undi, noneho reka mpange nzamujyane kwa Napole mushopingire. tanu subscribe ako se nakore ko yanamuhaye impanuro ako kandi umugore ni Kalisa. oya nyine ntabwo ndi bugende bakunze ba Kigali oya Cameraman genda nanjye Cameraman genda aze akariza ako nawe ako izareka Cameraman ako ibaze esa mva oya no sikara so mwenda nyina kubikate. Yes, kanizere ko umeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ni Kigali 250 turi mu nkuta enye z'u Rwanda. Of course mwenyene tucekecu isaka manje kuri kamera kumwe na Dani muri rusange. Ni Kigali nanone 500 twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka. Of course anga duhagaze murabizi ibyagiye biba mu minsi yagitambuka by'umukobwa na Kaganga. Urukundo rwabo rwaje gukundwa na benshi bararwishimira. Harabura iminsi mite kugira ngo Kaganga agire anniversaire, ariko dufite amakuru y'umuntu uduhamagati Kaganga ari hano Kigali ndetse n'umukobwa hari ahantu bagiye gushopingira imyenda muri rusange. Cameraman yagiye kugendana nanjye imyenda muri rusange kuko Kaganga arimo kwitegura isabukuru y'amavuko. Uru rukundo rwa Kaganga n'umukobwa rwabaye urukundo rwiza cyane n'abantu benshi bakomeje kubaha umugisha cyane babashyigikira mu rukundo rwabo rugiye rutandukanye. Nka Kigali 500 ngo twakomeje gukurikira abangaba kugira ngo tumenye gahunda zabo uko zifashe. Ubu ngubu tugiye kubaguho gitumo nago twabateguje. Kaganga nabyutse muhamagara mubwira ko mushaka ikiganiro mu kiganiro kwa mbere, ariko nyuma yaho nanone naje kumenya makuru nkuko iyo nomero ipininza aho hasi gatoya nkuko mujya muyibona muri cameraman nibaza kukubona turaza guserura agendera kuri uruhande rwo hepfo. Batubwiye bari ni ku muhanzi muzi cyane w'icyamamare Nayipoli. Umuntu araduhamagaye of course tujyaho kuko bamaze iminsi babona mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, mu byo dukora byose bigiye bitandukanye bamaze iminsi babona. Ariko cameraman nagusaba cyo kubona urukuta bataza kutubona wenda bikaza kuba ikibazo. Ese koko Kaganga yabaje kugurirwa imyenda n'umukobwa? Ese ko Kaganga muri rusange of course twamaje no kubabona
twamaze no kubabona uko bimeze. Kameramani ntibakubone, ugendane nanjye ubazuminge neza. Hara ni mu iduka ry'imyenda kwa Nayipoli muri rusange. Kameramani bankururire neza kugira ngo bataza kukubona. Hanyuma icyo usabwa muri rusange, urasabwa ko na subscribe, like, share ndetse na comment muri rusange kugira ngo ukomeze ukurikire ibiganiro byacu muri rusange. Kameramani zamuka haruguru bataza kutubona, ukomeze ugendane nanjye mu biganiro bigiye bitandukanye. Turi ku isoko rya Biryogo nyine, ushaka nyine kuzajya unasura ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi. Ahangaha muri rusange ushobora gusangayo abasitari benshi bajya. Kameramani natubone kunzi ba Kigali 250 nuko tugenda. Kunzi ba Kigali Odiapa. Kameramani genda nanjye. Surprise. ariko nose mani ninde ukuzanye hano isi yakawe shamano wambara ugakora iyo kamera ko Kunzi ba Kigali 500 of course. Iyi couple ni muyizi. ibaze Happy birthday. nk'ibintu biri muri Amerika. Happy birthday. Nayipoli. meze neza. Ego tumeze neza. Nuko mama pere nimwarambwira. Abesesiya ibi bintu ntabwo mbikora. ibintu wabyongo Turabatana uzahanga koko Subizi sa. kandi reka nkubwire iyo umamagara basi ukaza ugasanga mungu ahantu ko Na Pelewe niwe wakubwiye. Ntago ari wambwira. uyu muntu muraziranye Sha ntabwo nari mbizi ko ngiye yizo mwaba. reka mbanza nkubwire ubundi ari kubanza ukamamagara pe sinzi ibintu uko ubikoze Ariko Sha. subizi ko ndi umuntu wanyu. Subisha kuki utatu. Kigali 250. Nasara ubizi ko turi aha. ngahibaze Ndashaka kumenya umuntu waguhamagaye. ahantu uyu muntu muraziranye Ya cyo muzi no kara mustari. Niwe unyambika urumva na Pelewe niwe unyambika none numvishije muraziranye ubwo mwavuganye. Banose muri abastari abantu. Namuhamagaye mu gitondo mubwira ko ndi buzane na sheri ubwo yaguhamagaye niwe. Ari nomero zanjye. Oya pe ntabwo namuhamagaye. Ngiye ko nambona arahageze ndavuga ati washaba mwawe mubwiye. Nambika abastari ndavuga ati wasaba bamubwiye ngo aze kuza bafate. reka oya Amavuko igera. Niki cyabazanye hano? nje sheri yamamagara ambwira ngo aranshaka nje naje nje kumureba naho ubwo ntabwo namenye ngo ahubwo namwe yabahamagaye Ya ntabwo twavuganye ntabwo isaka twavuganye. arose araza arakata aza ahangaha koko aya Ngiye gusubiranamo nta mwavuganye sheri ese nyari ikibazo cyanyu. aya mwavuganye nyine nabyemere nta kibazo kirimo Twavuganye n'ukuri nigeze nkwamagara siya n'ukuri kw'Imana ntabwo ubwo ngubwo niba mutavuganye usiga ufite amaneko zitugenda Ndi imbere. Basi mukomeze mwiyambare. Basi kamera yacu turebe n'abakunzi banyu. sha kabisa None se mu mwaje gukora iki? nyine naje gutembereza sheri umwereka umudizayini ujya afite isabukuru ejo bundi nagira ngo nyine mugurire. Ariko nizera ko dukomeza dushyiraho kamera nta kibazo. Yawe nta kibazo Abafana banyu ko nta nasiko n'ubundi watugezeho nta bakunzi ba Kigali 500 nyine nk'uko mubibona. Ni A na B ni sheri na shushu nk'uko mwagiye mubakunda mu biganiro twabagejeho bigiye bitandukanye bibaye nk'uko tubagwaho nyine kugira ngo dukomeze tubere ko bimeze. Bari batangiye gusubiranamo ariko muri rusange nta kibazo nta n'inka aka tuzabihere inka. Nawe pore amakuru urataho. Amakuru ni meza. Ahantu maze igihe kingana cyo kwenda. Namaze igihe kinini ngenda nsanzwe usubeze nsanzwe nambika abantu urabizi abastari batandukanye. Aba rero nabo uyu mudemu yampamagaye mu gitondo arampamagara ari kumbwira ati ndashaka kuza gushopingira sheri wanyira ubwo ni karibu. Rero ibindi byose nabyo narinziye kubona mbona uraje nkeka kwenda bababwiye ngo bagutumiye uze kuza kubafata kamera wenda kwa ari abastari birashoboka nabyo niko nari mbiketse. Okay, cameraman uhere hasi no hejuru naye nkomeze nirebere nibiza kudukundira turaza kugirana nabo ibi kiganiro hanyuma turebe ikigaragara na ipora afite dusitire twiza ibintu byose bimeze neza muri rusange. Kaganga wambaye neza bro.
none wallahi ku munsi wanjye nzaba nahatwitse bya daje urabona ko nyine ni iki amafaranga y'umukobwa mu bebe nyine ni iki urabona ko ngo rega ritegwa ko umugore wanjye urumva ko no wallahi nanjye nzaba papa dream Karame. amafaranga yakuyeho kugira ngo Oya. ushobora kuvuga ngo ugiye kugura urimo uragura umugabo Oya ntago ndi kugura umugabo. Nase gutungurana si bibaho. Ntago umuntu atungura undi kuko nyine cyakoza cyo wallahi noneho ngo urukundo ni rwogera shaka urukundo ruri mu bana pe y'abana urabona ko ibintu ariko ni neza kabisa ni ibyishimo byinshi cyane burya abantu bose mu buzima ntago ariko ushaka kubona umukobwa ufite urukundo nk'uyu nguyu ubona ko uyu we afite urukundo rurenze kuyaba gusa ntabwo baragutegurira abakunzi ba Kigali 500 ase mwabwiye na ifura kabafasha imyenda ntago yanyambikira umugabo rwose najya mwereka nyine amereze ariko nyine kwambika umugabo oya twaba tumusangira tumusangiye umukobwa afite urukundo imana izaruho umugisha hanyuma abakunzi ba Kigali 500 mukomeze mukande subscribe like ndetse na commentaire mu biganiro byacu mu bisangize buri mwese dushimira abantu bari muri Amerika abantu bari mu birwa bya Maroc abantu bari za Dubai za Kenya abarundi mwese ndabakengurikiye cyenda basuje cyane ndetse n'abagande muri rusange iyi couple tuzakomeza tuyigendeho bizaba byose tuzabagendaho nubwo nabinjiriye ariko twanayiperema afite amakuru yawe sha no wallahi isaka warabibona gute se nafuda ko hano ndabona hari imyenda ubundi ruko ngo nta n'umwenda n'umwanga ari kumitiramo mubi imyenda yose iri kuza kabisa ari nk'ishati biguranga iyi shati bigura 9,000 cyakoza harimo nk'ipantaro iyi pantaro nayo ibigura 12,000 abakurikiye Kigali tufi ifite mwumve muze kureba fagitire kaganga zo kwambara baje bandimiye byatari n'uwawe ntacyo be n'uwanjye ariko rero hagatangwa isaka ndishimye cyane pe burya imana yo mu ijuru ayigira akabata abantu bahuje kabisa hagaragaramo urukundo rwanyarwo kandi urukundo rumeze neza biraneje cyane urabona se ubundi kuva wavuka si ubwa mbere ku isi ubonye nk'umukobwa ushobora gufata nk'umutipa akavuga reka ngende mugura agapantaro keza n'ishati azambare ku munsi wa anniversaire yiwe ni gake cyane bibaho urumva ko ni ibintu by'agaciro kuri njyewe hari amakuru dufite yuko uno mukobwa amaze ngo iminsi 2 ari iwanyu amakuru cyo murakora kimwe na mimi muri isiyaka rero isiyaka akoze se inkuru nk'izo zikurayo koko nagari zazi nizizikino no kuba akujya n'umutiramo kose uragenda ushyira ku ruhande cameraman wenda wagira inyuma gatoya ukomeze ubanzanire neza kugira ngo dukomeze turebe mo ahangawe twazi ko finishe zatatari byabwo nje natunguwe tugira ka essence none se ko mwaje mutanaduhamagaye ya gitumo yanyu rero nge nago nyikunda turavuma ya nkungu dishyize hanze oya si byiza se nta nibanga koko nta nibanga sari bibi mbasanga ngayibaza baraje bavuga ngo yagiye kugura sheri we ngayibaza oyisa ariko wakoze amakosa nuko ntabwo ari kubigenza uko nguko byibura kumvugisha wenda twasotse turi mwa cyangwa kambaza ahantu ndi ako ntabwo kadusanze ahantu nkanga mo ko anniversaire zitemeye kubera mu rwego rwo kwirinda covid-19 karimo namugurira imyenda n'ibiki ubu ndabizi mu mama batagura ibirori bazaba oya nta birori muri covid nyine ndi kumutungura kuko gukora ibirori ntago byemewe ndi kumutungura ku giti cyanjye nta gutumira inshuti ziriho ntago bishoboka ikirori nyine azagikora we bwite nzamuhamagara kuri telefone tuvugane iyi ni imana nyine nawe rimuhaye anniversaire abakunzi ba Kigali 500 reka mukomeze murebe video igiye gukomeza ahangaha hanyuma mu kanya gato turaza kuza kuganira nabo nibatwemerera tubaganize bimwe na bimwe bigiye bitandukanye tuze kumva uko biza kugenda mo katube dukatinze wenda muraza kutuganiza mu kiganiro nta kibazo birashoboka gaga ahubwo bakuyeho kare bakuyeho kare karame ushaka kuza hano na hehe nubwo tugiye kumwereka ikirere kugira ngo
si boxer iba azo uri ariko uziko nawe no asubamba bari none si ipantaro n'ishati none se uzambara ipantaro yonyine n'ishati yes ibazora ni ukuri bw'Imana ntabwo bishoboka ni nk'uko nanjye ashobora kungura ibikariso isa kumbara ibi bintu zo kubikata aka karako kajya muri kame umba mugakate n'izina ndagusabye mugakate nta kibazo aka kantu gakuremo sibyo ntugashyiremo shamani kira bakunzi ba Kigali 500 mukurikire video yindi igiye gukurikira ingiyi na bimwe namwe bigiye bitandukanye hanyuma nanone cameraman soka hanze gatoya nanone ushaka kuza gushopingira aho Kaganga yaje gushopingira aho gato Kaganga yaje gushopingira cameraman berekane ruguru berekane hepfo kugira ngo buri mwe wese nyine azaze agane ahangaha kwa Naipoli agira imyenda myiza igiye itandukanye nkuko ndimo ndabibona hanyuma nanjye mu minsi mike nshaka kuzahambarira ndetse na cameraman wanjye kandi none mbibitse ko Kaganga mugomba kumutera inkunga kuko anniversaire basi azarye n'inkoko we na Muhoza bigenda neza muri rusange tugomba dushimira abantu bagenda mudukwereka ibiganiro bigiye bitandukanye kandi subscribe direction ndetse na comment of course mwenye nitwa Chiketu Isaka mana yasinyina n'abana nyina nababibi bakunzi ba Kigali 500 nkuko twakomeza tubereka uko byari byifashe uburyo twabatunguye ntabwo twaje muri za gahunda mwe mutumenyera ko tuzana n'umukobwa ukatumenyera muri byinshi bitandukanye mwarabibonye bajyaye waba mama we byinshi urukundo Kaganga rufite yarabaye umukobwa murimo murabona yamuguriye dusogisi yamuguriye iki Kaganga yanabikiki so Kaganga uri umvute muri rusange nyuma yo kwamaze kugura imyenda y'uzambara sinzi nimba uzayambara ku munsi wa anniversaire y'amavuko umva ndishimye cyane bikomeye barandemeye kabisa mu buzima nawe mbonye umukobwa ufite urukundo nyarukundo byandenze ariko arahari nanjye ndahari Imana izanyongera iminsi yo kubaho nanjye ngomba kuzamushimisha mu buzima bwiye bwose azaba afite ku isi pe birandenze byaje gute iki gitekerezo kugira ngo ufate umwanya wumve ko waza kugurira kwa Naipoli imyenda y'umukunzi wazambura kuri anniversaire cyangwa uvuze ati uruhare ninjye uzarugera uretse gato nivugire uruhare ninjye uzarugera kuba wamugurira imyenda nyine akimara kumpa urukundo nahise numva ibyanjye byose mbimuhaye akimara kumpa urukundo nahise numva ibyanjye byose mbimuhaye numva rero kuba navuga ngo nje kumushopingira kwa Napoli ni ibintu nyine nateguye navuze ati ku munsi w'isabukuru yiwe ntawemerewe gutungura undi noneho reka mpange nzamujyane kwa Napoli mushopingire kubera ko ntabwo gutanga impano mu anniversaire byemewe twabonye bamugurira amashati bamugura amapantaro babonye ari byarakeneye cyane hanyuma baza n'amubwira ati turaza kujya kugura n'inkweto nose ubwo ntabwo ushobora kwambara umwenda ngo wambare ibirenge nanone ntabwo wakambara inkweto wambaye ubusa ntabwo bishoboka ngomba kumushopingira rimwe abantu benshi bishimiye umwanya yaguhaye n'urukundo na wa munsi duheruka kwa mama Kaganga byaba ibyishimo n'ikiganiro barakibonye wabyakira ute kubona komanteri n'abantu barimo baraguhamagara kenshi bakubwira ati courage twe tugushyigikiye byaranejeje cyane narishimye nshimira nyine n'abakomeza bagenda batugira inama mva byaranejeje cyane nanejejejwe na mama we ko iyo mama we aza kuba atariho ntabwo kugeza isamba ndi kumwe na sheri ndamushimira cyane nshimira n'abagiye batugira inama namwe kandi ndabashimira baradushimiye nka Kigali 500 yego Kaganga urimo urapanga style urimo urazireba gukura ijisho byanze hanyuma uriyumva ute nanone ubu ngubu ibyisho nayinyennye n'amapantaro pe narenyakine singiye kubeshya ngo nirarira ahubwo sheri nukuri kw'Imana haguruka umubiri ati sheri nukuri kw'Imana ati haguruka umubiri urukundo rwose ni rwiza natwe nka Kigali 500 oya namwe ndabashimiye cyane pe mwarahabaye n'abafana ba Kigali 550 kutugira inama nanjye byaranyunguye mu bitekerezo nukuri uri umuntu ureba kabisa uyu mukobwa afite urukundo ariko nanjye ndahabaye uyu munsi nibihe byose
umukobwa aranejeje cyane kuba yifashe badeka ku munsi w'isabukuru nari nzi ko nzaseba pe nuko hano ari kuri kamera yagiye kuvuga n'ibindi ariko biranshimishije nawe kuzajya gutira ubu ngubu ntabwo uru rukundo rwanyu ko mbona rufite sipidi ari rwiza cyane mushobora kuzajyana muri bya bintu ugasanga mugenda muri za nzita nziza. Turashyigikiwe cyane turashyigikiwe ntabwo bizasubira inyuma ahubwo ruzagenda rwigira imbere cyane. Ntabwo wagukoresha amakosa ukayemera? Oya ntabwo bishoboka. Baramutse batishe nsurura ari mu rugo ntuzara? Oya Ego. Oya ni ukuvuga ngo rega uburyo ibyo ngibyo bikora nk'abasore badafite nk'intego. Urabizi ko njya gura n'uyu nguyu dufite ibyabanje mbega buri muri wese afite ubuzima aciyemo n'ubuzima n'ubwo yaciyemo. Rero nk'abantu baba baciye mu buzima butari bwiza anyway uyu munsi ntabwo aribwo twavuga ngo ibyo ngibyo tubigiyemo sibyo. Dufite urukundo rwanjye nawe rufite intego sibyo. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo biturimo rwose habe na gato ni ukuri pe byandenze. Arimo aratureba mu kiganiro n'inshuti n'abavandimwe urababwira iki? Dore ko aho uri batahazi nonaha sheri yakuze mu iduka kwa Nayipuraza kugura imyenda. Ikibazo mfite uretse ko nta n'ikintu binambwiye ubushize yaravuze ngo ntabwo najya kuba no mu nzu yiwe ariko n'uyu munsi ahubwo nzayijyamo se sinzayijyamo nzayijyamo ubwo yari yanyemereye iwabo bamuhaye inzu we yigeze kumbwira ngo se ko mfite inzu mu rugo bampaye waza tukazabanamo. Ndaje ndamubwira ati reka umva mwamaganira kure ariko noneho wanseka nseke nzayijyamo nuvuga ngo banguriye imyenda nzayambara urumva na boxer yayingure nayo nzayambara. Wakicanga nkakubaza akantu kamwe igize intebe haruguru gatoya kaganga kuri murahaguruka se? Ariko ntacyo na Poli mu gihe turimo turaganira baregeranya ibintu byiwe ndetse yo kuganira urabapfunyikira nyirango karame. Abantu bagiye kuvuga yuko urimo uragura urukundo. Ntabwo ndi kugura urukundo ntabwo ari ukugura urukundo kuko yarumaye babireba. Ndumva atari ikibazo kuba wenda babona nagiye kumushopingira. Ndumva batavuga ngo nagiye kugura urukundo. Iyo nza kuba nararuguze nari kurugura mbere y'uko aruma. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Hari amagambo numvishe rumaze ku ruhande yuko amezi abiri ari menshi kuba wabana na Kaganga. Byo abakunzi bawe ndetse na Kaganga n'abakunzi ba Kigali 500 bitega iki bumva iki? Icyo nababwira ni uko ibyiza biri imbere. Kuba amezi ari imbere ari menshi ishobora kuba ni na mbere yaho birashoboka bitewe n'uburyo badushyigikiye. Abantu bamenye ko ufite umwana, uyu mwana uzamujyana kwa Kaganga, uzamushyira mama Kaganga, uzamushyira ababyeyi bawe, bimeze bite? Mama we yaramunsabye nzamumuhaye. Uzamumuha mama Kaganga? N'uzamurere. No kuri kw'Imana rwose ni byiza ati mama we yaramunsabye kandi yabakurikiye ikiganiro kuko mama we yaravuze ati umwana ntazaba ikibazo nimba mwumva mutashobora kumurera muzamume ngiye mwirerere nkuko nareze Kaganga n'abavandimwe be bagakura n'umwana nzamurera. Kaganga? Yes. Ko wibagiye ko turi mu kiganiro bro? Reka Nayipura aragupangira nyine bicare. Nta kibazo Baragatobe neza na Nayipura ari nshaka kuza kumubaza. Afite imyenda myiza kabisa style zimeze neza ngiye ahubwo noneho kabisa n'ahandi hantu n'ahangaho. Ku giciro kitari hejuru cyane. Ariko ibigaragara muguze imyenda nabashe kubona amapantaro agera mu 10 amashati n'iki wenda Nayipura harya ngo ibiciro amacye y'ipantaro. Amacye y'ipantaro aba ari 10,000. Ubwo izo pantaro 10,000 ariko biterwa n'iyo ariyo ntabwo ari zose ubwo amacye y'iyanyuma ni 10. ariko ukaba wambaye unosose uyibona reba nk'ishati nambaye amafra ase kwanza kwikuramo ntabwo nayikuramo ingenda duse do reba ngiyo naje nambaye ntabwo nagenda nyambaye ni iyi ngiyi kabisa noneho umugore yaruye ngo
kabyore cyangwa yubwira iki ahari kamushengure kamwice kamujogonyore imana isubiriza mu kwiheba avuga atuma mbwiriza sha yana aya none si ubwo ngubwo urabona agatebe kagira gutya gatoya na ipuri rya ruguru gakeya kamujogonyore yiciramo neza na ipuri kamujogonyore buriya buri kintu cyose hari ikintu kikibanziriza buriya aka kari akarengane ibyaramara none ibi ni ibyishimo ubona ko hari ukuboko kw'Imana ipuri abantu usanzwe bazi nsanzwe mbambika n'ibisanzwe usanzwe tuziranye ibyabo warabyumvishe urukundo rwabo aho umukobwa akunze umuhungu bikanga bikagera umukecuru wa mama akavuga ati burya udakunze n'umwana w'umukobwa naguca mu muryango uko ubonye none bameze gutya urabivuga iki nk'icyamamare cyane cyane muri muzika nyarwanda cyangwa nk'umuntu ukurikira ibintu bigiye bitandukanye kandi nk'umuntu mukuru aba bantu nk'uko njya social media nkababona nkabyumva ko bari mu rukundo icyakora nari ntegereje buriya yampamagaye mu gitondo ari kumbwira ngo araza gushopinga hano ariko nari mfite target yo kuza kureba koko niba ibintu mbona kuri social ariko bimeze ariko ibigaragara naje gusanga ahubwo birenze uko mbizi ibigaragara barakundana pe kandi uko nabibonye ndabona ariko biri kuko kugira ngo umwana w'umukobwa gushopingira imyenda ingana gutya ariko wagize ngo ni mikeya wagize ngo ni mike nabibonye yawe ni ibyanyabyo nk'umuntu mukuru wenda nanone urabaruta nihe nama ushobora kubabwira cyangwa wabagira mu rukundo rwabo urabagira ihe nama nabagira ni uko urukundo baravuga ngo urukundo rurongoza ariko ni ukuvuga ngo inama nabagira gukundana si bibi ariko bamenye uburyo babyitwaramo gake bajye babigendamo neza bagirana inama begera abantu bakuru nkatwe tubagira inama mu byo bakora byose kugira ngo batagwa mu ruzi barwita ikiziba kugira ngo badahubuka kugira ngo bazagere kuri wa munsi bari gupanga bambwiye ko twaganiriyeho mbere y'uko muza barambwira ngo rwose urukundo rwabo rurashyitse kandi baritegura no kubana ndavuga rero bitware neza kugira ngo bazashyitse wa munsi wabo wo kubana rwose nta gikuba gicitse wateye indi gitego oya rwose nta wigeze yonona kaganga ibintu nayipora kubwiye ni ukuri angira inama kandi inama ziwe ngomba kuzubeza kandi nazumvishije kandi nayipora urakoze cyane nanjye ngomba kuba umukiriya w'imena kabisa nkazajya nza guhahira imyenda agiye nanjye ahangaha nzagura n'akana kanjye igihe kazaba karabonetse n'utwenda tw'abana sha niyo mpamvu utwenda tw'abana niyo mpamvu disi nakubwiye ngo nawe muraziranye urangije urumva naziranye hano ndahaza ndamuzi nk'umunyamakuru bisanzwe ariko ntago narindi contact nawe ku buryo nese mwampamagaye tutamushobora kumva nari guhamagara ishyaka ahubwo nge ndamubonye mbona ko ari mwe mwamwihamagaye nta kibazo kirimo niba wanamuhamagaye nta kibazo twaje kukugurira ndumva nta n'ikibazo rwose mu biryo bwawe ko nini wacu ntabwo nayoberwa amakuru ari mu Rwanda niyo mpamvu ikintu cya mbere ni amakuru wumvise nayipora inama kugiriye nazumvishe ndamushimira arakoze cyane hanyuma ubu ngubu wagiye gukurikira iki wagiye gukurikiraho gutaha kaganga ariko kaganga waje i Kigali mu gitondo bimeze bite ni ukuvuga ngo yamamagaye nimugoroba we arambwira ngo nze kuza musange inaha i Kigali ndamubaza se uracyari i Kigali ahubwo njye nabyo nari nzi ko ari kumwe n'umuntu w'inshuti yiwe so nanjye rero nahise nza ahangaha mbona aramanukanye mbona nkatije ahangaha ngo ati hari akantu ngiye kugura mbona akuyeho ishati ati ishati ngo yigere numva ndatunguwe mbona n'indi iraje ese nawe se ibintu uri kunjya ni ibyande ngo ye byigire birangira ambwira ati ibi ngibi ni ibyawe ngo ku munsi w'isabukuru y'amavuko yawe nubwo n'Imana nimfasha nkaba mari bizaba ari byiza cyane ariko aravuga none reka ngushakire umwenda uzambara so ndavuga ati kabisa disi moza bamugani aje kumoza amarira ndishima nyine biri aho ngaho biranezeza ubu ngubu noneho byanandenze kubona mbega sinzi ko ndi kubyumva kubona umukobwa akugura nk'imyenda igana gutya
nari mfite n'imyenda mikeya wari ufite ariko wari ukenye imyenda nari nyikenye ni ukuri pe ntabwo nacuruza inzoga mu gihugu cyawe kugura imyenda 10,000 cyangwa 10,000 isura ni imyenda ari 10,000 gusa koko kuko ipantaro zose 10,000 ni 10,000 ariko ipantaro ahangaha wagira ngo uzaze unire wapi gusa ahangaha oya ntabwo ngusesha gusa nyine hano harimo imyenda myinshi no so nangaha harimo ipantaro imwe gusa angire neza cyane angire neza ubu ngubu ikibazo nsiganye ni icya kandi gakweto ariko nako kazaboneka turagerayo naho so bakunzi ba Kigali Magana Atanu wenda turimo n'ibindi bizaza ahubwo njye mfite amatsiko umukobwa afite gahunda sinzi n'ahantu yakuye amafaranga ahubwo araza kumbwira kuko amakuru dufite nuko n'umwana w'iwabo umwe bamuhaye n'inzu rata oya cyagiye badukubise turi kumwe ibi bibazo turi kumwe naramubabariye ariko byararangiye ariko nanjye nk'umuntu twanyagiranwe hamwe ntabwo ni mu ndasaba ariko ndakugura agafanta ujya ukurikira ibihangano bya Nayipoli ndabikurikirana cyane ahubwo ejo bundi nibwo nagiye kuri YouTube mbonye indirimbo ziwe zimeze neza cyane harimo n'inyigisho ku buryo ushaka kwimvura nk'umusore ukumva ko harimo n'inama ukumva ko nyine ntabwo ushaka kuba yumva ngo uyumve ngo ibintu bigenda gutya byenda by'abanzi njya numva ko kwa bombo oya indirimbo ziwe rwose ebana cyane rwose afite indirimbo nziza cyane nanjye mu gihe nzabajya banicaranye na sheri wanjye indirimbo ze ngomba kuzicuranga nkazumva twicaye nk'ahantu hatuje nuko ufite indirimbo nziza cyane kandi ndagushimiye cyane urakoze kaganga thank you kabisa kandi natwe tukuri inyuma uyu nanjye ndabashimiye cyane kuba bakira b'imena banjye yego rwose kabisa ibihangano byako ntabwo cyane uyu nguyu ni umuntu wanjye harimo Nayipoli derukana kera uvuga ngo ufite indirimbo nshyashya yarasohotse ntirasohoka kuko nawe mu minsi imbere abakunzi ba Kigali Magana Atanu barakuzi ntabwo ari ubwa mbere bakubonye tuzajya n'ikiganiro indirimbo imeze ite yarasohotse ntabwo irasohoka indirimbo irabura iminsi 2 ni ukuvuga ngo uyu munsi turi kuwa gatatu kuwa gatanu irabiri out this week izina ryo kurishyira hanze nibyo itwa warampinduye yego izaba ifite audio cyangwa ngese audio na video byose birasohokera rimwe yego bayisange he nibisohoka barayisanga ku YouTube kuri channel yanjye ya Nayipoli Edika Music Nayipoli Edika Music bakore subscribe irahita yizana urabona notification ayite ayireba ubikora wese narayikoze cyane ahubwo ndaza kugusharingira mu nshuti zanjye z'aba diaspora bantu banjye bafana banjye abantu bankunda bose ndabasabye n'inshuti zanjye pe Nayipoli ni umwana mwiza ni umuhanzi nyarwanda amaze kujya ku rwego rushimishije kabisa tumusapotinga natwe nibura uri kundeba uri umufana wanjye mukore subscribe noneho nanjye nk'ahantu nziza gushopinga wenda nanjye zabwira ati kubicureka ngabanyirize ngo kangaye kwishana si byose indirimbo ya Nayipoli ngo yitwa Warampinduye mu minsi 2 irasohoka ranamusanga kuri Edika Music kuri YouTube channel kandi subscribe kishani sera comment turashoje muhoza turashoje ikintu ubwana wadukukiye mu kiganiro urababwira iki muri rusange kugira ngo dukomeze tugere kuri byinshi byo bitandukanye icyo nababwira cyo nuko mbakunda nkunda inama zabo nyine bagenda batugira ndabakunda cyane abantu bari i Burundi n'abandi bari mu bindi bihugu bitandukanye ndabashimira kandi ndabakunda cyane twaravuze ngo mushyire amadarapo yabo aho ari hose amadarapo barazamuye bakomeza bazamuye cyane ahubwo njye nagiye mbona n'ibihugu bimwe na bimwe nazi ukajya kumva ngo nuyahangaha si mazi n'ubwa mbere nabyumva igihugu arimo cyangwa n'amazina ye barabimbwira barambwira ati nuyahanaha nitwa runaka nakubonye gutya na gutya ari umumama w'umusilamu w'umurundi ubutumwa bwanjye ntabwo kaganga yarabubonye kagana wabonye narabonye twaravuganye n'ubwo mu gitondo twavuganye twaraganira bihagije kabisa aba diaspora rwose n'abana beza kandi abashimiye cyane umwana w'umukobwa ngo afite umwana ungana nk'uwo bamwita chance ni umuntu bita Leo
kabisa umva ni benshi cyane bagiye bamamagara. Hadija. Turabashimiye cyane kuba muturi hafi kandi ku nama zanyu. Imana yo mu ijuru ijye baduhera umugisha mu byo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi. Imana ijye bamugisha. Ni ukuri ko Imana umva baradukunda cyane. Mana sinzi ko nabivuga guhera kuri nuza kuri episode ya mbere ku nkuru yanjye y'urukundo barayibonye kuyigizana n'ubu ngubu baranshyigikiye cyane. So abakunzi ba Kigali Magana Atanu reka dusoreza ahangaha ikiganiro. Yes. Ya mwakoze cyane Isiaka we buretse kugenda. Sawa naribi ubwo reka dusigaye tubare fagitire ahangaha. Oya ikintu nkubwiye cyo si byarangiye se ndakushimiye nubwo wadutunguye numva turagukunda cyane. Nanjye ndabakunda. Natwe pe Muzagira urugo rwiza. ngo sha Bye. zamuhabaye yego Kumutwaza. ngiye kumutwaza. Bye nukuri. Yura. Bakunzi ba Kigali Magana Atanu subscribe ako se ntabwo reko yanamuhaye impanuro ako kandi umugore ni Kalisa. oya nyine Ntabwo ndi bugende. Bakunzi ba Kigali Magana Atanu oya. Cameraman gendana nanjye cameraman genda. Isiaka ni Israel ako nawe ako Israel reka Se cameraman ako ibaze isa wa mva Oya no sikara so umwenda. nyine kubikate ni Israel ry'Imana umva bari ubikate Franche jidani rugare. man ndagusabye sibyo ndakwiye Pori wabonye ko abagore Kalisa. babarire Isiaka ubikate sibyo nanjye ndaguha Imana nanjye ndaguha Imana So dukatunyura ngakava barakaturekuza.